Hello guys, ikaze nanone kuri Reponse Tech 250. So abantu benshi yaba muri iki gihugu East Africa ndetse n'isi yose muri rusange bakoresha YouTube channel zabo kugira ngo zizamuke cyangwa se zibatunge mu buryo bw'amafaranga, ariko bakabangamirwa nuko abenshi muri bo ari abanyeshuri kandi ikintu cy'ingenzi cyane kiba kigomba guhabwa umwanya munini, kandi urumva koko kubivanga ni ibintu bigoranye cyane, ntibyoroshye. Ari nayo mpamvu abenshi muri twebwe duhitamo gukatira kimwe tugafata ikindi, right? Niba nawe uri muri abo ushaka kwita kuri YouTube channel yawe kandi ufite amasomo ugomba gukurikirana, iyi video ni yawe 100%, kubera ko ngiye kukwigisha uburyo wayimanaginga ukabikora byose neza cyane kandi nta kibangamiye ikindi. So yaba hagati y'iyi video cyangwa se ku musozo wayo hari impano nyinshi cyane ziri special nagiye mbashyiriramo, urumva ko gutarutsa video n'ubundi nta kintu urabukoze. Yes, reba video kugeza ku musozo udacikanwa. Okay, nkaho ngusaba ikintu kimwe gusa, atambika telefone yawe. Niba wabikoze, let's start, let's go. Nkuko mubibona rero iyi ni liste y'uburyo tugiye kwigaho. Ubu ni uburyo ngiye kubigisha mwagenderaho mukabasha kumanaginga amasomo yanyu ndetse na channel zanyu. Okay, reka duhere ku kintu cyitwa screen time. Okay guys, ushobora kuvuga ngo screen time ukibaza ngo ese ni iki? Screen time ni igikoresho gikomeye cyane cyagufasha gucunga neza igihe cyawe cyangwa se kumenya umwanya applications wazimazeho muri igihe ukoresha telefone yawe cyangwa se igihe ukoresha mudasobwa yawe. Urumva ko rero uramutse umenye uburyo wakoresha screen time ukabasha kumanaginga, ukamenya ngo iyi application wenda urugero YouTube nayimazeho igihe kingana gutya, TikTok nayimazeho igihe kingana gutya, ese izi application cyangwa se mu gihe ukunda gukina game ukabasha kumanaginga ukavuga ngo iyi game nayimazeho amasanga na gutya. Ibi rero ni ibintu biba biri muri telefone yawe. Ese wari uzi ko telefone yawe ibasha kubika ayo makuru, ikabasha kumenya ngo wamaze umwanya ungana gutya uhamagara, cyangwa se wamaze umwanya ungana gutya ukina game, cyangwa se wamaze umwanya ungana gutya kuri YouTube cyangwa se kuri TikTok. Ibi rero byagufasha cyane uramutse umenye yuko YouTube cyangwa se TikTok umara nk'amasaha wenda 10 ku munsi, kandi ukwiye no kwibuka ko ufite amasomo kwiye gukurikirana. Rero ibi byose ubashije kumenya, wabasha kuvuga ngo reka iyi application igimara amasaha wenda njye nyimaraho amasaha 2 maze mbashe kumanaginga n'amasomo yanjye. Okay guys, nizere ko muri kubyumva neza. Reka rero mwibutse yuko iyi screen time wanayikoresha neza ku buryo buri application wajya uyiha icyo bita limit, ukavuga ngo wowe wa application we ugomba kumara amasaha 2. Urugero, niyo ngiye kuri TikTok cyangwa se kuri YouTube ngakoresha urubuga rumwe muri izo ngizo, nayihaye ko iramara iminota 30, iyo minota 30 nishira application izahita yifunga direct. Urumva ko ubu ngubu ari uburyo bwiza. Okay, noneho reka nkwereka aho screen time wayisanga, uburyo wayikoresha n'uburyo waha limit izi app, ukavuga ngo wa application we ndakumaraho igihe kingana gutya, kandi icyo gihe koko cyashira application ikata yifunga already. Okay, let's go. Reka nkwereke uburyo screen time wayikoresha. Wowe uraza winjire muri setting ya telefone yawe, aho uyikora niwo hazi, nurangiza ujye kuri search. Urabona ahantu hejuru handitseho searching setting cyangwa se search setting. Okay, urakoraho nurangiza uzi searching ijambo ryitwa digital well-being. Digital well-being. Okay guys, nizere ko wabyumvishe. Noneho numara kubisacinga urahita ugera ahantu hameze gutya, urasa nk'uscrollingaho gakeya, uscrollinge urahita ubona ahantu handitse ngo app timers. Nizere kuri murahabona. Nurangiza urahita ukandaho, numara gukandaho urahita ugera ku twa application twinshi. Nizere kuri kubona ko nanjye ndageze muri application zanjye. Okay guys, noneho application urakoraho hano irahita bikwereka igihe wamaze kuri application uyu munsi. Ura scrollinga, ngereka scrolling nindangiza nshyireho YouTube, ndebe YouTube amasaha nayikoresheje uyu munsi. Okay, ngiye YouTube maze kuyikoresha iminota 20 yonyine kuri uyu munsi wa none. Okay guys, noneho wowe ikintu urahita ukora,
urabona ko application zose ari inyuma tuvuye warabonye ko uraba ufite access kuri application zose ku buryo wabasha kumenya ngo buri application nayikoresheje igihe kingana gute uyu munsi. Okay, noneho ahangaha uraza scrolling hano nushaka guhara imiti nyine iyi application ya YouTube, bivuze ngo nyine mu gihe ufite amasomo ku ruhande, ufite nka homework cyangwa se ufite nka test wenda uzakoresha mu gitondo cyangwa se ufite nka exam mu minsi iri imbere. Okay, ushobora kuvuga ngo reka menye uburyo managinga YouTube yanjye, noneho menye n'uburyo managinga amasomo yanjye. Okay, noneho wowe tugiye guscrollinga iyi application yacu ya YouTube tuyihe iminota 30. Okay guys, nizeye kuri kunyumva, tura scrollinga noneho tuze hano handitse app timer, nizeye kuri murabona hano handitse app timer, urakoraho noneho urahita ugera ahantu usetingira igihe application yawe izajya imara. Urabona ngiye nikiraho iminota 55, nzajya nkoresha application igihe cy'iminota 55 nigishira cyangwa se iminota 30 bitewe n'ibyo nashyizeho. Okay, icyo gihe nikizajya gishira application izajya yita already yifunga. Okay guys, nizere ko ubibonye. Ubu ni uburyo bwa mbere rero, reka nkwereke uburyo bwa kabiri wagikoresha noneho ukabasha kumanaginga YouTube channel yawe n'amasomo yawe byose ukabivanga kandi bigakunda ugabitwara neza ku murongo. Okay guys, let's go. Rero nk'uko uri murabona ahanga kuri iyi liste, ikintu tugiye gukurikizaho ni ikintu cyitwa leverage time gaps. Okay, ushobora kwibaza ngo ese leverage time gaps ni iki? Uyu mujeno arimo aratubwira. Okay, noneho ibingibi ni cya gihe ufatirana akanya kose ubonye nta bintu byo kuvuga ngo urapfusha igihe cyawe ubusa. Wenda urugero ushobora kuvuga ngo amasomo yanjye yararangiye, maze kwiga ndumva ndushye mu mutwe, wenda umaze kwiga math cyangwa se physics cyangwa se ibindi bintu cyangwa se umaze kwigisha wenda. Okay, ushobora rero kwita uvuga ngo wenda reka njye kwirebera umwana abandi ubura mu mutwe. Guys, aho ngaho ni uburyo urabizi neza ko ufite YouTube channel ushaka gukuza, niyo biri baba subscribers 2 cyangwa se 1 cyangwa se 100, ugomba kwiyitaho umwanya wose ukayuharira, kuko icyo nicyo kintu cyonyine kizaguha umusaruro kurusha bimwe wari ugiyemo. Okay, umwanya wose ubonye ubyaze umusaruro, wite kuri ya YouTube channel yawe. Okay guys, nizeye kuri kunyumva 100%. Ya, reka twigiye ku bundi buryo bwa gatatu wakoresha ukabasha kumanaginga YouTube channel yawe kandi ukamanaginga na class yawe, ishuri ryawe naryo ukaryitaho ku buryo bikubyarira umusaruro mwiza. Okay, let's go. Parkinson is law. Iri ni itegeko cyangwa se uburyo bwavumbuwe n'umuntu witwa Parkinson. Okay, ahita yitira rero iri tegeko ryitwa Parkinson's law. Ya, ushobora kwibaza ngo rero Parkinson's law bivuga iki cyangwa se iri tegeko rivuga iki? Ya, okay, reka mbanze mbibabwire uko bivuga neza kugira ngo iyi step rero tugezeho ubashe kuyumva, ibashe kuba yagufasha kumanaginga YouTube channel yawe kandi ukurikirane n'amasomo yawe neza fresh 100% nk'umujene ufite gahunda. Okay, noneho riravuga ngo work expand to fill the time available for its completion. Bishatse kuvuga ko akazi karushaho kwiyongera cyangwa se karushaho gutinda gukomera bitewe n'igihe wihaye ngo ukarangize. Guys, ndabizi ntabwo nyumvishe neza, reka ngusobanurire neza. Ndaguha urugero. Niba wihaye, niba wenda ufite task cyangwa se ushaka nko gukora aka intro ka video yawe cyangwa se introduction ya video yawe. Okay, ukavuga ngo noneho iyi introduction ndayirecordinga cyangwa se ndayitunganya uyu munsi wose, uyu munsi ni wa introduction to. Okay, ibyo ntago ari byo. Wowe niwifata ubwawe ukiha igihe ukavuga ngo wenda ngiye gufata iminota 30 cyangwa se iminota 20 cyangwa iminota 10 bitewe na introduction ushaka kwireshya, ntunganya introduction yanjye, ibintu bizakunda. Ni ikintu cyari kugutwara umunsi wose, ushobora kwiha amasaha 5 ukavuga ngo ngiye aka kantu reka ngakore muri iki gihe, kandi ugasanga ko birakunze bitewe n'igihe wihaye, bitewe nuko nyine wavuze ngo byanga bikunda muri iki gihe ngomba kuba nsoje ibintu, kuko nyuma yaho nta kindi kintu ndi bukore. Ukiha attention nyine wowe ubwawe ukishyiraho attention, ukavuga ati nyuma nibirenga isaha cyangwa se iminota 30 iyi introduction y'iyi video nayikoze, nta kindi kintu ndi bukore. Andi masaha ubwo arayo kwiga cyangwa se kujya mu bindi, iyo ntego ukayiha. Nizere ko wabyumvishe neza. Reka twigiye ku kintu cya kane, tugenda no gukurikizaho icyitwa batching. Ushobora kwibaza ngo batching ni iki, se bisobanuye iki? Batching noneho ni uburyo bwo guhuza ibikorwa bisa cyangwa bifitanye isano.
ukabikorera rimwe aho kubikora bitandukanye cyangwa se buri munsi cyangwa se buri kintu ukakigenera umwanya wacyo. Ntabwo uri muranyumva neza. Ubundi batching bivuga iki? Biravuga ngo instead of switching tasks all day, you work smart by doing one type of tasks all at once. Bivuze iki rero? Niba ubona ibintu bijya gusa cyangwa se ufite ibintu bijya kumera kimwe nyine ibintu bijya kumera kimwe, bikorere rimwe. Wivuga ngo iki ndakigenera uyu munsi, ngo n'iki nyigenere uyu munsi. Ushobora kwibaza ngo kuki iri tegeko ari ingenzi. Impamvu rero ibintu ari ingenzi, urabizi neza ko uyu munsi guys, reka mbagira inama rero niba uri muri content creator ukaba unkurikiye ukaba warebye video kugera irangi. Izi nama ndimo ndagenda mbagira ni twa tuntu nababwiye ndasobekamo tumeze nkaho ari utugift nagiye mbashyiriramo. Noneho reka nkwereke, niba uri uzi kuri content creator urabizi YouTube channel cyangwa se n'undi murimo wari we wese ushaka ngo ushyiremo imbaraga, buri kintu cyose kizakubyara umusaruro guys, bisaba ngo ugishyiremo iki power, ugishyiremo imbaraga. Rero murabizi buri munsi umuntu nagabyukana mood nziza. Hari igihe ubyuka wumva utarikodinga, rero reka ngugira inama ngaha, reka nkwe tips y'ingenzi. Noneho wowe igihe wumva wabyukanye kime, ari nacyo iri tegeko rishaka kuvuga, igihe wumva wabyukanye kime, wumva uri muri mood yo kurikodinga ufite vibe wowe jya ufata byibuze urikodinga video nk'ebyiri cyangwa 3 ku munsi. Ntukarikodinga ka video kamwe ngo uvuge ngo kuko numva mfite kime ngomba kuhita ndikodinga video. Ubwo mbonye video imwe birabaye. Wowe ikintu ugomba gukora, igihe umufite vibe ugomba kuhita urikodinga video ebyiri cyangwa 3, ukazisevinga ukabuzibitse, hanyuma igihe cyazagera, urabizi ejo mu gitondo ushobora kubyuka udafite vibe cyangwa utari muri mood yo gukora record cyangwa se yo editinga cyangwa yo gutunganya video, ukahita wikorera iki wiuploadingira gusa niba wumva igihe cyo kwa uploadinga cyageze ukauploadinga, cyangwa se muri gihe ya code wayitunganyije ufite record warecordinze, wowe ukahita uyikoresha muri video yawe ukayeditinga ukayitunganya. Urumva ko ubusevinze iki time guys. Ntukabone ufite vibe yo gukora recording aka video kamwe. Ubu nibwo nanjye buryo nkoresha, kuko buri gihe ntabwo mbyukana mood guys. Izi vibe wumva mfite n'iyi mood mba ndimo ntago bihoraho. Nizeye ko iki nacyo mucyumvisha. Reka tujye ku buryo bwa nyuma bwa gatanu, ari nabwo bwa nyuma bwitwa listing. Guys, listing rero ushobora kwibaza ngo ni iki? Listing ni uburyo bwo gukora urutonde cyangwa se rw'ibintu utekereza cyangwa se inshingano zose wifuza kugeraho cyangwa se kwibuka. Intambwe y'ingenzi mu gutegura neza cyangwa se gutunganya neza cyangwa gucunga neza igihe cyawe. Listing. Reka nk'urugero, igihe ushobora wenda kuvuga ngo uyu munsi ukajya nko kuri YouTube channel cyangwa se ugakora ama research runaka cyangwa se n'ahandi hantu wakura igitekerezo cya content, ukaba ubonye content ariko ntuhite ubishyira mu bikorwa, ukabona nyine ntabwo ufite time Listing wayikoresha mu buhe buryo? Ushobora gufata phone yawe ukifashisha application na software kitwa Notepad, na telefone zirayakira za Android cyangwa se n'indi waba ukoresha, ntabwo ari muri machine gusa. Ukahita ukoresha aka Notepad ukajya muri phone yawe ugasavingamo ya content. Guys, ntabwo biba bisaba ngo ufate ikaramu wandike ku rupapuro. Ushobora kwita ukora kuri phone yawe ako kanya. Wenda ushobora kubona iyo content uri nko ku ishuri, nibyo abantu benshi bahita bibaza. Wowe ikintu wahita ukora, ushobora kwita usavinga byanga bikunda. Niba utanagira agenda, ntabwo wabura ahantu wita wandika ako content, kuko ubutaha nujya gukora content uzibuka ko hari ikintu wasevinze. Ikintu cya content nikikuzamo nyine wabonye time ya content, uzatubibuka ko hari ahantu wigeze gusavinga content. Ndabizi neza uzabyibuka, kuko nanjye uburyo ndi kubabwira nibwo nkoresha ntabwo najya kure ngo mubeshye ngende umuje n'uvugisha ukuri. Kandi niyo mpamvu mba ndi hano kugira ngo mbagire inama z'uburyo mwakozamo amacano yanyu cyangwa se mukanabivanga n'ishuri kandi byose bigakora. Nanjye ndacyari umunyeshuri, ndiga ntabwo ndasoza, ariko nyine ubu nibwo buryo nanjye nkoresha. Guys, niba iyi video uyikunze wisharinga ya mugenzi wawe wabona yamugirira umumaro, kandi urabukoze neza cyane. Niba ari ubwa mbere warugeze kuri iyi channel, ukore subscribe, niwagirwe no gukanda like niba video wayikunze. Guys, reka nkubwire ngo ciao, let's meet to next video.